ukuri nkibona iyi groupe byaranejeje numva uyu mwana ni intwari intwari ikomeye kugira ngo umwana nk'uyu atekereze igikorwa nk'iki n'umuntu ukomeye urumva ko muri we harimo Imana kandi harimo n'impano yo gufasha abantu kuri YouTube mbona ibiganiro bye nkibibona numva ubwuzu buraje none umwana ungana gutya bwo yatangiye ari mutoya cyane ndakurikirana ndongera ndakurikirana numva rero ndabikunda pe. Uyu mwana yatumye muri ngewe ntekereza ibintu byinshi. Dufite abana bamwe ngiye mfite n'abuzukuru ariko byanshotse ku mutima numva mbese nanjye ngize ishyaka ryo kuba namushyigikira muri uko kumushyigikira tugakomeza tukanamusengera dushobora kumushyigikira mu buryo bufatika. Nk'uko Elvin akunda kubivuga avuga ko we azafasha abababaye kugeza ashaje kandi ngo azabitoza abana nabo azabyara kugira ngo nyine bizabe umurage azahererekanya n'abazamukomokaho. Numva rero ari navuga ngo ni nk'umuzi utazigera ucika abazakomoka kuri Elvin bazabikora nabo bazakomokaho ni ibintu bizarangira ari uko isirangiye mu kwita ku bababaye. Mwana yagize igitekerezo gikomeye aruta abantu benshi kuko twebwe niba abantu bakuru kubitegura byaratunaniye ariko umwana nk'uyu akabishobora Imana ijya imuha umugisha kandi ijya imwagurira imbago buri munsi. Ukigera mu bitaro kuko warabigambiriye warabitekereje ugakenera kuza bikanga ukigera ku muryango w'ibitaro niki cyakuje mu mutwe? Ikintu cyanje mu mutwe Imana nziza barasera igitare cy'amahanga tugushimye kubw'ineza yawe tugushimye kubw'imutso none kuri iki cyumweru cy'umugisha duhaye Uwiteka mwami mwiza waraturinda umwaka wose natwe mwami mwiza wemeye ko tujya gusura abarwayi nyemera Uwiteka rero ubane natwe tugenda imbere n'abari twizina ryawe icyubahiro ibyo dukora byose bikunezeze kandi abo tuyobora bose nabo banezeze mu izina rya Yesu. Urakoze kugize neza icyubahiro kibe cyawe ku mwami w'abami mu izina rya Yesu Kristo turakizeye amen. Unginde Imana isumba byose ngenda umunyantege nke muri iyi si ngo ndumwimukira nagufite nagera unjye imbere
duhumeka umwuka w'abazima, izina ryo kuri rihabwe icyubahiro. Twari mu gikorwa cyo gusura abarwayi CHK. Mana ni umugambi twagambiriye, ariko Mwami Imana dushimye ko wawusohoje. Mwami Imana rero tugiye kuganira ibiganiro tugiye kuvugirwa ahangaha, ubwenge bwacu bubure, ubumenyi bwacu bubure, ahubwo Nyiringabo Imana uvugire muri twebwe. Mwami Imana rero tuguhaye ikaze na karibu, ngwino ubane natwe, ngwino uganze muri twebwe, ni mu izina rya Yesu Kristo ndabisabye nizeye, amen. Mama Elvine arakoze cyane kudusengera. Hano hantu turi ni ku bitaro bya CHIK. Niye mpamvu duhari? Impamvu turi ahangaha nta yindi, ni intego yacu twihaye nka Elvine Foundation Group. Ibi nk'ibisanzwe twagiye Nyarugenge, twagiye ku Muhima, noneho twaje CHIK. Nta kindi kitugenza, ni umurimo w'urukundo. Twari twaje gusura abarwayi, cyane cyane abana barwariye mu bitaro bya CHIK. Nk'uko bivuze twari ku Muhima ubushize, twagiye Nyarugenge, ibintu bigenda byaguka. Ndimo ndabona amasura mashyashya, ndimo ndabona abapapa n'abamama, abamama bameze neza cyane. Ni iyihe shusho biguha? Ishusho bimpa ni uko mbona ko ibyo dukora Imana ibifitemo umugambi, kubera yuko twebwe tugambirira nk'abantu, ariko gusohoza ni ukw'Imana. Rero twebwe dushobora kubitekereza, ariko Imana itadushyigikiye ntacyo twageraho. Rero bimpa ishusho yuko imbere ari heza. Urabona ko harimo andi masura mashyashya atari ayo twari kumwe ku Muhima cyangwa se Nyarugenge. Nuko ibyo dukora hari abantu babireba bakabikunda, barangiza bakavuga ati tugomba kwifatanya namwe. Nge rero mu byiyumviro byanjye numva nezerewe ko ibyo dukora hari abantu bagira gute babikunda bakaza kwifatanya natwe. Nukuri mpera mikrofone uwo mudokiteri ufite amaji mu mifuka. Elvine, egera imbere tuvugana ariko. Kufite ugo nta kibazo ji yifate mu ntoki. Yifate mu ntoki nta kibazo. Kunywa biremewe. Urumva umeze ute kuri uyu mugoroba? Ndumva nishimye kuba naherekejwe n'abantu bangana gutya. Biranezeza cyane ko negura igikorwa nkabona bamerekeza, kumva binkoze ku mutima. Umutima wawe urumva wawukozeho? Yego. Wawukomerekeje? Yego. Kubona abamama, abakobwa, abasore n'abapapa bari inyuma yawe, wumva bimeze bite wowe? Kubona bamwe na bamwe basize akazi kabo bakaza, abandi bagasiga abana mu rugo bakaza, binyereka ko nabo baba baneye impamvu yo kuzajya dukomeza dufasha n'abandi bana, kuko niyumvamo ko ahantu hose nzajya nza bazajya baba bari kumwe nanjye. Yego. Ni ukuvuga ngo wowe kubona abantu bakuri inyuma bangana gutya, wizeye ko ugomba gukomeza gushyiramo izindi mbaraga kugeza igihe ubuzima bwawe buzahagararira. Yego. Yego. Reba umuntu wese ushaka, barumpera ni mikrofone umubyeyi uri inyuma yawe, atubwire uburyo yakumenye n'uburyo yisanze mu iki gikorwa. Egera imbere ma. Ni karibu, uratubwira amazina yawe. Yego murakoze. Yegereze na mikrofone. Ni Mukakarangwa Maria Goreti. Yego. Nukuri nkibona iyi groupe byaranejeje, numva uyu mwana ni intwari. Intwari ikomeye kugira ngo umwana nk'uyu atekereze igikorwa nk'iki, n'umuntu ukomeye. Urumva ko muri we harimo Imana kandi harimo n'impano yo gufasha abantu. Nukuri pe afite urukundo rwinshi, Imana irumukomereze, ijye ibana nawe kandi mukomeze. Murakoze. Imana iguhe umugisha. Niki nubwa mbere wowe uje muri Elvine Foundation? Narinjemo. Nicyo wabonye kikagutungura ukibona Elvine n'abanyamuryango? Egereza mikrofone. Natunguwe n'abantu baraha, bona ko bamushyigikiye nabo. Nanjye numva ngize ishyaka ryinshi ryo kuba nabwira n'abandi bagenzi banjye ku bikorwa by'uyu mwana akora. Numva biranejeje. Nukuri ni umuntu ukomeye pe. Ku mwana nk'uyu ni intwari. Ni ukumva ko ari intwari muri we, mu gukura kwiwe Imana izabana nawe kandi izaguma imukomeze. Nukuri Imana iguhe umugisha. Amen. Mero uriya mupapa nawe atuganirize.
abantu ni benshi baturutse mu duce tugiye dutandukanye, nawe uri umwe muri abo bantu baje gushyigikira Elvin. Wiyegereze mikrofone utubwire amazina yawe, utubwire niki cyatumye uza hano CHK. Amazina nitwa Iraguha Jean de Dieu. Yego. Icyatumye nza hano muri abantu bangana gutya barenze 20. Ni umwana Elvin ngiye namumenye ndi kuri YouTube, mbona ibiganiro bye, nkibibona numva ubwuzu buraje. None umwana ungana gutya bwo yatangiye ari mutoya cyane, ndakurikirana ndakurikirana, numva rero ndabikunda pe. Bikunze kuko nageze naho rwose numva amarira yaraje mu maso. Ndavuga nanjye kubera ko nanjye hano nahabaye, reka nanjye umuhigo yahize na uburyo yakoraga umurimo, nanjye mutere ingamo mu bitugu, mufashe dukora uyu umurimo ari gukora yakoraga yawari mwiza. N'ubu rero Elvin kumukunda icyo gihe n'ubwo ndacyamukunda, dufashijwemo n'Imana. Yego. Nawe siwe ni Imana imufasha. Yego. Nanjye rero muri inyuma. Umuri inyuma. Yego. Niki wabwira abazakurikira kino kiganiro? Abazagikurikira nkuko nanjye nafashijwe, nawe niba bifasha bakabona uburyo turi gukora iki gikorwa, ni igikorwa cyiza cyane pe. Nabo badufasha, baza bagafasha Elvin Foundation, tugafasha abantu barwariye mu bitaro henshi, mu bitaro bitandukanye, abantu hanze. Ushobora kubona umuntu uburyo mwibanze hano ku bitaro, nuko hari abantu bababaye no mu yego. Yego. Turagushimiye. Abantu benshi batekereza yuko iyi si izarangira. Nawe niko bitekereza? Yego. Wumva ko iyi si izarangira? Yego. Hanyuma ni iki wabwira abantu bari ku isi? Umuntu uri ku isi, icyo namubwira nuko yakora kare. Agakora kare uko ubu tuvugana, gukora kare bisaba ko iyo umuntu agiye gukora ikintu agitegura kare. Yego. Na Elvin rero nawe yatangiye kare. Yego. Aba mama nukuri ndagushimiye nshuti y'Imana kuba waraje nawe gushyigikira Elvin. Yego. Kandi ukomerezaho, tuzi yuko inzozi za Elvin Foundation ari inzozi nziza. Reka niganire n'uwo mubyeyi, arananiwe. Marinette. Kaganire n'uwo mubyeyi, tugize umugisha wo kumubona hano hantu. Arananiwe, arashaka kujya kwicara, twahagaze umwanya munini. Uratubwira amazina yawe nawe? Amazina ni Zamuda Twizeyimana. Twizeyimana. Ariko uzwi ku izina rya Mama Zena. Ugerageze uvuge cyane, utubwire wowe kuba wisanze hano CHK byagenze gute? Kuba nisanze hano CHK, mu minsi yashize ari itsinda rimwe hano dusengana, ryatangaje ko tuzafatanya n'umwana bita Elvin kujya gusura abarwayi CHK. Yego. Hanyuma nanjye niyumvamo ko gomba kuboneka muri uwo mwanya. Yego. Ariko uyu mwana nigeze nganira na mama we ntago twari tuziranye, twari tutarabonana. Yego. Ariko twavuganiye nyine ku rubuga rukuntu twaganiriye. Arabimbwira, ariko nsanga narigeze kubibona kuri YouTube, ariko sinabikurikirana cyane. Hanyuma tukiri aho ngaho kano kanya cyangwa se uyu munsi, natunguwe. Watunguwe no kubona umwana nk'uyu. Yego. Uyu mwana yatumye muri ngewe ntekereza ibintu byinshi. Dufite abana. Yego. Bamwe ngiye mfite n'abuzukuru. Yego. Ariko byanshotse ku mutima, numva mbese nanjye ngize ishyaka ryo kuba namushyigikira. Yego. Muri uko kumushyigikira, tugakomeza tukanamusengera. Dushobora kumushyigikira mu buryo bufatika, rimwe na rimwe n'icyo isengesho cyane. Yego. Tukamushyigikira isengesho,
tukamushyigikira n'ibikorwa. Yego. Kuko ibi ngibi bigaragaza ko mu minsi iraza uyu Elvin aratuma abandi bana bashobora gutera ikirenge mu cye. Yego. Nabo bakabona ko ari ngombwa kugira ngo bashyigikire abandi bana, abana barwaye cyane. Mbibona kuri YouTube namubonanye n'umwana usa naho yararwaye ibintu. Yego. Ntabwo nabikurikiranye cyane ariko narabibonye. Muri make rero ntavuze byinshi, uyu mwana twese uko turi aha cyangwa se n'abandi bazaza, nifuzaga ko twakomeza kumushyigikira hamwe na groupe tubana nayo. Ubu kandi tayari n'iyi ngiyi twarangije kuyinjiramo, nanjye ndakomerezamo. Ni ukuri kw'Imana. Yesu akomeza duhana umugisha cyane cyane mama w'uyu mwana na papa we. Yego. Imana ikomeze ibashyigikire kuko ni bake mu babyeyi bashyigikira impano y'umwana. Yego. Kuko impano dutinda kumenya impano z'abana bacu, ariko niba twabimenyaga cyane cyane rero kanashimire mama Elvin na papa we umugambi mwiza bagizeho kumushyigikira, natwe reka tubabwire ngo tubari inyuma. Umwami Yesu akomeza duhana umugisha. Nukuri urakoze, Imana iguhe umugisha. Reka nongere bera mama Elvin mikrofone. Tugiye kwakira ikindi cyiciri. Aba mama bamaze kuvuga kuri Elvin, nange mwegere hino gatoya, mwegere hino. Hanyuma mama Elvin, gushyigikira Elvin bisaba imbaraga nyinshi, kuko ndebye ku rupapuro rw'ibikoresho mwajyanye hariho amafaranga atari makeya. Bizageza ryari? Nk'uko Elvin akunda kubivuga, avuga ko we azafasha abababaye kugeza ashaje, kandi ngo azabitoza abana nabo azabyara kugira ngo nyine bizabe umurage azahererekanya n'abazamukomokaho. Numva rero navuga ngo ni nk'umuzi utazigera ucika. Abazakomoka kuri Elvin bazabikora, n'abo bazakomokaho. Ni ibintu bizarangira ari uko isi irangiye mu kwita ku bababaye. Uyu mubyeyi aravuze ati Imana ihe umugisha mama Elvin na papa Elvin. Iyi migisha abantu bagusabira urayibona? Imigisha cyangwa hari ukuntu bigenda bite? Imigisha burya iyo umuntu akwatiyeho umugisha anezerewe, uwo mugisha nubwo ako kanya utawubona ariko ugira gute uraza. Kandi byonyine kuba mpumeka umwuka w'abazima, nkaba mpagaze ntaryamye mu bitaro, nta mugisha urenze uwo nguwo. Kuko aho tuvuye hari imbabare, hari umuntu umaze imyaka 15 akaba amaze 20 aryamye mu bitaro. Rero numva umugisha wa mbere n'ubuzima. Rero imigisha abantu badusabira ni ukuri itugeraho, kuko turi amahoro, turi bazima, turarya, turanywa, tunarasa neza. Rero imigisha itugeraho. Reka nisabire uriya musore uri hariya yegere hino, nawe atubwire uburyo yumva imbamutima ze kuba yaje gusura abarwayi kwa muganga uyu munsi, nimba asanzwe abikora, nimba ari ubwa mbere, atubwire uko bimeze. Uratubwira amazina yawe? Murakoze. Amazina ni Hatangimana Vincent. Nkorera hano mu mujyi n'ubundi. Yego. Ntago ngiye ntari nyizi kampani, ariko iyi foundation ntabwo nari nyizi, ariko hari inshuti imwe ikora mu gace mbamo. Yego. Yamvugiye irambwira ati tuzajya sehashika. Wow, muzamujye gusura abantu. Yego. Inese wakoresha uko ushoboye ukampa amakuru meza nanjye nkajyayo. Yego. Hanyuma aza kumpa amakuru, ampereza na link nza kujoininga, ariko uko nari mbyiteze nasanze birenze uko nari mbyiteze. Wasanze bimeze bite? Urebye uburyo umutima decided, uburyo abantu bari hano bafite umutima mwiza, bari kubikunda, noneho nkashingiraho nuko numvaga nanjye mbishaka. Yego. Numvaga mbishaka kubera ko ahantu umuntu aba yaragiye aca ni henshi mu bigo bigiye bitandukanye ibyo byagiye bibamo, ariko ugasanga ntabwo uri kubona abari bari hafi bitewe n'akazi ukuntu kaba kagiye gatandukanye. Rero nshimiye cyane cyane, ndashimira uyu Elvin. Abenshi baze gusura wenda na social media ziwe, nanjye ndibuze kujyayo kugira ngo nze kubireba ndebe uko imeze. Ariko urebye uburyo abantu bari kwiyakira hano, cyangwa
uburyo bari kuvuga ndetse akanyamuneza bari kugaragaza urabona ko bifite intumbero ndetse n'umugisha. Yego. Harimo umugisha, harimo abantu bakunda Imana, bakunda gusenga, usanga birasa neza rwose. Yego. Uratubwiye uti rwose wumvishije umutima wawe bakubwiye ati turajya CHK. Ni iki wabwira urubyiruko ruri hano hanze? Ni iki wabwira abantu bari hano hanze? Hari abantu bari hano hanze bafite ubutunzi ariko batabukoresha, kandi hari abantu bababaye bakeneye ibyo bintu bafite. Ni iki wabasaba? Ikintu nabasaba akenshi na kenshi cyane cyane wenda dusanga iyo umuntu ari muzima cyane cyane banageze nka hano CHK yahagira yabona uko umuntu ameze ubwe, yabona ko we ameze neza, afite umubiri abasha gukora, ugasanga ari nk'umuntu umaze igihe kinini hano CHK cyangwa ugasanga ntashoboye no kuba yabasha kwihereza akantu, uhita wumva amarangamutima aje. Iyo aje rero kubera ko ushoboye gukora, ushobora no gufata amafaranga makeya muri wo ukabasha kuba wamufasha. Rero kumufasha ni nk'umugisha. Ikindi kumusengera, usanga weho uri kwisengera wenyine ariko hari nk'abandi bantu bari ku ruhande bari kugufasha amasengesho kugeraho vuba. Kandi iyo urubyiruko ruje gusura aba bantu bari muri CHK bakahagera, uriya muntu bimugirira icyizere. Yego. Ndumva urubyiruko cyane cyane hanze hano rwaza abenshi ntago babizi ariko bari kugenda babimenyeramo gakeya, kuko ndakeka iyi foundation ni urubyiruko abenshi. Yego. Rero iyo ufite amahirwe urubyiruko ukabasha kugira amahirwe nk'ubu nanjye wenda nshobora kujya nkagira n'undi muntu nkabasha kumuganiza nawe akaba yazamo hano. Yego. Kuko n'uwampaye amakuru ni urubyiruko. Yego. Rero amakuru azagenda atangwa, ndakeka urubyiruko tuzagenda tubibona, kandi uzajya ugera hano akabona uburyo ari kubyakira, nzi ko atazajya avamo. Ndumva ari byiza. Ndabashimiye. Reka twakire n'uriya mukobwa wacu uri ari inyuma aze atuganirireho gatoya, atubwire imbamutima ze. Ngwino. Nimwe rubyiruko, nimwe imbaraga z'igihugu. Uyu munsi mwari mwagiye gusura ibitaro bya Nyarugenge hamwe na Elvin Foundation. Imbamutima zawe zimeze zite? Ndishimye cyane pe, kuko niba ari ikintu umuntu atekereza ariko akagira ubute bwo kugikora. Yego. Ni ukujya gusura abarwayi, gufasha abababaye. Ariko uyu munsi ndishimye kuko nkoze ikintu nari maze igihe ngambiriye kugikora. Ndashima rero uno mwana yagize igitekerezo gikomeye, aruta abantu benshi, kuko twebwe niba abantu bakuru kubitegura byaratunaniye ariko umwana nk'uyu akabishobora, Imana ijya imuha umugisha kandi ijya imwagurira imbago buri munsi. Ukigera mu bitaro, kuko warabigambiriye, warabitekereje, ugakenera kuza bikanga, ukigera ku muryango w'ibitaro, niki cyakuje mu mutwe? Ikintu cyanje mu mutwe, natekereje nyine ku bintu byinshi ubuzima ducamo buri munsi, ariko tukirengagiza bano bantu barwaye. Yego. Itanekereza ko buri gihe uko nshoboye uyu mwana nzamuguma inyuma, nkamufasha, tugafatanya, iki gikorwa kigakomeza nk'uko yabivuze kugeza ashaje. Yego. Uri tayari? Ndi tayari pe. Urabwira iki urubyiruko rugenzi rwawe? Ndabashishikariza gukora iki gikorwa kuko ni cyiza. Niba ari ikintu umuntu akora akumva arishimye, akumva aranezerewe, ni iki ngiki. Niba ari ikintu kiryoha cya mbere ni ugufasha umuntu. Biragoranye ariko byibura ntitujye tubona amagrupe nk'aya ahantu nk'ahateraniye gufasha. Buri gihe tujye tubyifuza nyine gufatanya kugira ngo dukomeze dufashe abababaye paka. Nicyo wabwira Elvin? Elvin, courage, kandi uri umwana mwiza, Imana ijya iguha umugisha, kandi tukuri inyuma. Nk'uko naje bamamagaye, nanjye nzagerageza guhamagara abandi, kandi ntuzigere ucika intege uko byagenda kose. Yego. Imana iguha umugisha. Reka mera mikoro uwo muvandimwe uri inyuma yawe. Murakoze, nitwa Nikuze Laurentine. Nikuze Laurentine. Laurentine, tugwaye ikaze nawe kuri Elvin Foundation. Murakoze cyane. Nawe wari uri umwe mu bantu basuye ibitaro bya CHK. Yego.
ni iki wabwira abantu batari hano? ikintu nababwira mbere na mbere nibaze dushyigikire Elvine. Yego. Yagize igitekerezo cyiza, ari umwana mutoya. Yego. Twe abakuru byaratunaniye. Nibaze dushyigikire Elvine, tumutize inkoni, niko navuga ni inkoni. Tumutize inkoni, tubashe kuzamugeza n'ahandi. Uyu munsi turi CHK, ejo tuzajya ahandi, ejo bundi tujya ahandi gutyo. N'ahandi hatari ahangaha tuzahagera kubera Elvine. Amen. Ni ukuvuga ngo hano hanze hari abantu benshi bafite gahunda zo gufasha abantu, ariko bamwe na bamwe bagiye bakabikora bakabizanamo amanyanga. Yego. Sibyo? Yego. Mwebwe ni ikihe cyizere mwaduha mwaha abanyarwanda yuko abantu babajoyininga ibintu byanyu bifite umurongo muzima? Abenshi bavuga ko aba ari scammer bashaka ama views. Yego. Mu by'ukuri Elvine ntabwo ari gushaka views, ahubwo ari gushaka abantu. Amen. Ikintu nabwira abantu badukurikiye, abanyarwanda n'abanyarwandakazi muri rusange, ni uko iki gikorwa ni igikorwa kiriho. Yego. Ntabwo ari igikorwa kirangiye, nta nubwo kizarangira, kizahoraho. Yego. Icyo nababwira nibaze bahagere muri Elvine Foundation Group. Harimo abantu benshi batandukanye. Yego. Ntabwo abarimo bari gushaka ubundi butunzi, bari gushaka gufasha abababaye. Murakoze. Imana iguhe umugisha, wagize neza kuza. Mwageze mu bitaro, hari abantu benshi bababaye cyane. Ntabwo kuri kamera twerekana abarwayi. Ukimara kugera mu bitaro ukabona abarwayi bagiye batandukanye, bakakuganiriza imibereho yabo, bumvishije umeze ute mu mutima? Imbamutima ntabwo zabura, barababaye barimo. Numvise mbabaye, numva ari nkanjye ndamutse meze kuriya uko naba merewe. Umuntu agerageza kwisanisha nabo, ariko ntabwo bikunda ko umuntu yakisanisha n'umuntu urwaye. Ariko ukagira intumbero yo kuvuga ngo uyu munsi nimba namugezeho afite icyizere cyo gukira. Yego. Burya umuntu yadasurwa agera akiheba. Ariko abo twabonye mu bitaro uyu munsi, kubera ko twabaganirije, twabasengeye, ndabizi neza ko bafite icyizere cyo gukira nabo bagataha. Amen. Nuko gira icyo usaba ababyeyi, abakobwa, abana, urubyiruko kuri uyu munsi? Icyo nabasaba ababyeyi, abana, urubyiruko, ntibakajye baheranwa n'ibihe barimo. Yego. Bike bafite batangaho, ndetse n'inama zabo zikaba zirakenewe, hamwe no kubasengera. Nibaze dusengera abarwayi, nabyo birafasha, n'abafite ubutunzi bwabo babukoreho. Baze badushyigikire Elvine ndetse n'abandi bose. Byabasha kubaka igihugu cyacu. Murakoze. Urakoze cyane. Twakira urundi rubyiruko hariya, ruze rutubwire uko ibintu bihagaze rwose. Uratubwira izina ryawe, utubwire n'ikikugenza hano? Nitwa Christella. Christella. Christella, umeze ute? Umeze neza. Umeze neza. Ucyumva ko Elvine Foundation izaza gusura CHK, wumvishije umeze ute mu mutima? Numvishe ameze neza. Wumvishije umeze neza? Nishimye mu mutima. Nishimye mu mutima. Ni iki cyagutunguye ugeze CHK? Sinatunguye no kubona abantu banezerewe baje gufasha Elvine. Baje gufasha Elvine. Elvine se wamuvuga haye magambo? Ni marayika. Ni marayika. Birahagije. Bituriye ku isi. Bikubiyemo ko ari marayika. Ni umwana mwiza. Gira ubutumwa wagenera urundi rubyiruko rugenzi rwawe ruzakurikira kino kiganiro? Nuko nyine nibabibona nabo bafite umutima wo gufasha, baza bagafatanya na Elvine, kuko ibikorwa akora ni byiza pe. Ni byiza. Wabishishikariza abantu? Cyane. God. Nsubiriza Elvine mikrofone. Urakoze cyane. Elvine, umeze ute? Reka turimo turagana ku musozo. Babwire begere hino dusoze. Elvine,
niwe turi kumwe aka kanya. Aba bantu bakuri inyuma hari abandi bazagukurikirana bari mu mahanga n'abari mu Rwanda kure batari hano hantu. Gira ijambo wabagenera kuri uyu munsi. Ijambo nabagenera, ndabashimira ko baje bakamfasha, aho bakuye hariho Imana ibasubiriza, ikomeze ibagurira imbago, akazi bakora Imana ibaha abakiriya babona amafaranga, kandi ndanabashimira cyane kubwo kuza kumfasha. Abantu bose bari hano n'abatashye, Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Elvine ati abantu bose aho muherereye banshyigikira n'abazakurikira iki kiganiro, Imana izabaha umugisha. Elvine, mpera uriya muvandimwe mikrofone yegera imbere gato, hanyuma nawe agira ikintu atubwira. Aratubwira izina rye, hanyuma atubwire uko ari kwiyumva. Jye nitwa Mahoro. Yego Mahoro. Mbere na mbere ndashimira Elvine. Biragora kubona umwana mutoya ufite imyaka mikeya nk'iya Elvine ushobora gutekereza igitekerezo cy'abantu bakuru. Ntekereza ko n'abantu bakuru rimwe na rimwe hari igihe babitekereza bikabagora cyangwa bikabananira, ariko kubona umwana ufite imyaka mikeya ashobora gutekereza ikintu nk'iki ngiki ntabwo aba ari ibintu bisanzwe. Yego Yesu yaragiye ariko yasize abantu basa nawe. Yego Yesu yari mutoya nawe ariko agakora ibintu by'abantu bakuru. Yego. So rero Elvine twamwita intumwa y'Imana muri iyi generasiyo ya 2025 cyangwa se muri iki kinyejana cya 21. Hari umuntu wavuze ngo Elvine ngo ni marayika. Bitewe n'ibyo akora n'ubundi arasa na marayika, kuko abamarayika bashinzwe gufasha abantu mu gihe bababaye. So rero turamushimira n'iri tsinda ryose, ariko kandi tunashimira ababyeyi biwe kuko agize igitekerezo ariko ntagire ababyeyi bagishyigikira ari gihe bitakunda. So rero ntekereza ko ababyeyi be nabo gushimirwa cyane, kubera ko uruhari runini narwo ni urwabo, kuko bashyigikira igitekerezo cy'umwana. Nukuri. Yego. Turagushimiye. Niki wasaba abazakurikira kino kiganiro? Iki ni igikorwa kinini kandi kireba buri muntu wese mu bushobozi bwiwe. Yego. Yaba boroheje, yaba bafite bigerereye, ndetse n'abafite byinshi bikabije aribo twita abaherwe. Icyo nababwira ni kimwe, iyo duherekeje umuntu ku irimbi ntago hibukwa amazu yari atunze cyangwa n'ibindi bintu, amamodoka arafite mu mihanda n'amakampani, kubera ko ibyo mbere yuko tumujyana aho tumujyana tuba twamaze kubyigabanya. Buri wese atangiye kuvuga bino ni ibyanjye, ariko igisigara urwibutso umuntu asiga mu isi ni rumwe gusa. Ni ikintu cyiza, ni umurimo mwiza yakoze. Ibyo nibyo abantu basigara bibukiraho umuntu, naho ibindi byo ntago babimwibukira. Rero icyo nababwira, nibashaka inzibutso bazasiga, naho ubundi ibindi byo bari gushaka nibagenda tuzabisigarana ba nyirabyo, ariko urwibutso rw'icyo umuntu yakoze cyiza rwo ntawe urusigarana, naho yagenda rusigara rurwe. Imana iguhe umugisha. Yego. Katingaho gato.